umukunyi bikugira iki? aho ndabyumva kabisa. Kuba umukunyi bikugira iki? Kugiriye akamaro. Urwo ni urugero rumwe, hari izindi ngero nyinshi watanga zigaragaza ko kuba umukunyi bishobora kukugirira akamaro. Uvuze ku bayede n'abafundi. Ubundi ari umufundi n'umuyede ubona arinde ukoresha imbaraga nyinshi. Reka tugushimire wowe ukomeje kudukurikirana kuri Home News TV. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwese. Turabasuje aho muri hose mu bihugu bitandukanye. Hari abari mu gitondo, abo reka tubabwire ngo bonjour cyangwa se mwaramutse cyangwa se good morning bitewe n'ahantu uri. Abari mu masaha y'umugoroba reka tubabwire ngo umugoroba mwiza. Twagarutse rero, sindi njye nyine, murabona ko ndi kumwe na Newsman bite? Sawa cyane. Umeze neza? Amahoro. Ko nta courage ufite? Courage zirizana. Courage zirizana? Yes, uyu munsi rero twagarutse mu kiganiro kuri Home News TV. Reka tubararikire kugira ngo muze kugikurikirana. Uyu munsi topic y'uyu munsi iravuga ngo nagari igishego. Ndabizi buri abantu benshi bose bavuga bati none se mugiye mu bishego. None urakomeye cyane kubera ko ugaragaza ibintu tubona mu buzima bwa buri munsi. Hari abantu benshi bakora cyane, bakigomwa, bakihangana, ariko inyungu z'akazi kabo cyangwa se inyungu zavuye mu maboko yabo ugasanga abandi nibo bazisaruye. Ese ibyo biterwa n'iki? Ese umuntu yakwirinda ate kuba yakorera abandi? Ese umuntu yakwirinda gute kuba yakora ariko hagahembwa abandi? Ntukorera ubusa. Wadusobanurira ubundi ugakora umugani usobanura iki? Tumaze tubyumvikana. Gukora ugahembwa. Urakoze, urihirinze, undi arahembwa. Ndarahembwe. Urumva ni ikibazo. Muri make reka Newsman atangira dusobanura ubundi uriya mugani. Reba nka kuriya urugero. Reba nka kuriya umuntu aba yihiringa akajya mu kiyede, akikorera ibuye, ugaponda sima, ariko Newsman ubundi uvuze ku bayede n'abafundi. Ubundi ari umufundi n'umuyede ubona arinde ukoresha imbaraga nyinshi. Nyambona ari umuyede. No muyede? Umuyede arakora bya data. None ari umuyede n'umufundi ninde uhembwa menshi? Biterwa n'ababakoresheje, byo ntabwo nzohembwa. None se we ntukoresha abakozi? Niko biterwa n'ababakoresha. Ariko nawe urakoresha. Hari urugero natanga. Hari company runaka ntashatse kuvuga izina yaje kubakisha hano mu Rwanda, bari kubaka ibikorwa remezo bya leta. Iyo company ntabwo yari yo mu Rwanda. Igeze mu Rwanda isanga mu Rwanda ukuntu bisanzwe bimeze, umuyede ni ukora cyane kandi agahembwa make, umufundi agahembwa menshi. None iyo company izana igitekerezo aravuga ngo haba umufundi, haba umuyede, haba umuvomyi, haba uyizute bose tugahemba kimwe. Amafaranga atari make, ntabwo yari make ugereranyije nayo bari basanzwe bahembwa. Ariko noneho umufundi wa mbere ati reka ibyo ntaho byabaye. Uwa kabiri ati reka, uwa gatatu umwenjenyeri ati reka. Kazi ngo byarangiye bigenze biterera. Byarangiye n'ubundi bakomeje muri ya system yo mu Rwanda. Wa mufundi niba yahembwaga 10 bamuhemba 10 kandi mw'icyo gihe wenda yaragiye guhembwa 20. Wakwibaza ngo none si nibwo yungutse? Ni ryashya ry'abantu. So reka tugaruke kuri topic. Tugaruke kuri topic. Mugani usobanura iki? Uriya mugani rero, uriya mugani uko bigaragara, nkuko watangiye ubivuga ngo abantu baratekereza ko ari igishego, si igishego. Si igishego, ahubwo tugiye kureba ngo umugani usobanuye iki. Ni nacyo tugiye kuganiraho niba nabyumvise neza. Tugiye kuganira kuri uyu mugani. Uyu mugani rero icyo usobanuye muri make nubwo tutayitwimbika ngo tumenye ngo nyirizina, turaza kuganira ku zengingo ibi ngibi. Ariko uyu mugani ni umugani uvuga cyane cyane ku muco wo mu Rwanda. Muco nyarwanda buriya iyo bavuze ngo umukunyi, turi kumwe ago abadukurikiye namwe nizere ko turi urimo kutwicisha amatsiko tubwire muri makeya.
umukunyi ni umuntu ukora umurimo Usaba uwo imbaraga. murimo umusaba ingufu umusaba imbaraga umusaba umuhati urumva ku buryo akoresha imbaraga zose kwa kundi bavuga ngo yakoze iyo bwabaga uwo ni umukuni. uwo ni umukuni Naho umuntu usarura ibyo undi yakoze ni nka kwa kundi bavuga ngo gusarura aho utabibye none se cyangwa kungukira mu murimo wundi Newsman Yego. none ese ibi bibaho muri iki gihe ibi bintu bibaho cyane bibaho cyane ibintu rwose. bibaho cyane tugende nko ku rugero twatanze urumva niho twari turi kuganisha umuyede arakora cyane icyuya iki ariko yajya guhembwa ukabona ahembwa amafaranga yinica ntikize ari munsi cyane. Okay, ubwo hano reka dufate urugero nko mu kazi hari umukozi ukora amanywa nijoro akazana ibitekerezo byiza ariko igihe cyo kuzamurwa mu ntera nko mu kahe kazi cyangwa guhembwa neza ubwo ni nko mu kahe kazi ugasanga reka nsoze uraza kumbaza nyuma hari igihe usanga nk'umukozi wo muri company akora neza azana amayide agira ute bajya gutanga nka promotion ugasanga bayihaye umuntu utarabivunikiye uti gute buriya tuzi amakampani menshi sibyo habamo utuzi dutandukanye wenda ugasanga wenda hari nk'ibintu ushinzwe runaka ufite nka secrétaire sibyo ugasanga bya bintu baguhaye gukora ni secrétaire ubiha akabyicara akabikora akagira ute ariko iyo bagiye guhemba niho bahemba menshi iyo bagiye gutanga promotion ntabwo bazamura mu secrétaire ahubwo bazamura umukuriye birumvikana ariko bazamura umukuriye ndumva ibyo byumvikana aho ngaho hari urugero mu kazi birumvikana si byose ugasanga urakoze uravunitse ariko promotion ihawundi handi twavuze ngo umufundi yari kumwe n'umuyede buriya witegereje neza usanga umuyede ari gukora akazi kenshi ndetse gasaba imbaraga hari umufundi we ugenda usanga agenda fixing utuntu bikarangira sibyo ndakumva cyane aho rero niho bituruka aho niho bahera bavuga ngo umukuni yaruhiye umuswezi sinzi niba urimo kubyumva kumvikana aho turi kubyumvikana cyane ariko kameme biterwa n'akazi nuko turimo turasobanura uyu mugani ariko hari urugero rwo mu kazi ubwo wowe wenda waduhereza nk'urundi rugero njye nta rugero mu zindi ngingo nta rugero nshaka kuguha ahubwo nshaka kukwereka uburyo ki turimo turasobanura umugani kandi umugani ugana kariho uyu ni umugani umugani ugana kariho haranjye nakubwiraga ku bijyanye n'akazi nabyumvise ushobora kuruhira ubusa ushobora gukora cyane abandi akaba aribo basarura mu bijyanye n'akazi ubwo mu zindi ngingo bimeze gute izo zindi ngingo uretse yo kuzigeraho ureke kudupfunyikira widupfunyikira kurwo rugero duhaye urumva ago kurwo rugero duhaye umva nkubwira ago umva se nkubwira kurwo rugero duhaye n'ubundi ni gutyo byakagombye kumera kuko wa musekreteri akazi ke no gusekreteri iya document ari gutegura n'ubundi niko kazi kiwe kuvuga ngo rero bahaye promotion niba ari nk'umuntu wavuze ngo wateguye umushinga runaka boss akawuha secretary akawutegura yarangiza boss akajya gupresent umushinga bikaba successful ntabwo baraza gupromotinga secretary nta nubwo bitaye kumenya ngo secretary niwe wabikoze ariko bitewe n'ikiganiro turiho bitewe n'uwo mugani turi gusobanura birahura sibyo birahura nagiraga ngo abadukurikiye bumve neza badashidikanya cyangwa bagashaka kuvuga ko turimo turavuga ko umuntu ahemberwa akazi atakoze cyangwa ahembwa amafaranga ahembwa bikamera nk'aho ayibye ubwo byaba bigiye kumera ngo wa mu boss uhembwa menshi tukaba tugiye gukuraho uko ibintu byateganijwe oya si icyo kintu ahubwo batwumve neza turimo turasobanura uyu mugani sibyo umugani umvikanye ni uzi umugani umvikanye kandi umugani ugana kare umvikanye ndetse cyane waruvuze rero ngo mu kazi uduha n'urugero rwo mu kazi ubwo si ibi bintu cyangwa uyu mugani mu bucuruzi bimeze bite mu bucuruzi rero hari umuntu ufasha inshuti ye cyane cyane reka dufate nk'urugero nge duhuriye mu bucuruzi wowe uri inshuti yanjye
ubundi ntibisanga sura inshuti yanjye cyangwa ubundi ndi kubivuga ntago nze ko ari ku mutima nakugurije ibiceri wanga kubima siko niko noneho inshuti yawe mu bucuruzi bwawe ukayigira inama yo gutangiza umushinga runaka cyangwa ubucuruzi runaka sibyo ni byiza cyane noneho ukamuha ibitekerezo ukamwigisha uko bishoboka ukamugisha uko bacuruza uko yabikora sibyo ukamwigisha uko business ikorwa noneho nyuma yagera nyuma noneho agasigara ari we wa muntu wibonera inyungu kurusha wowe sibyo wakoze wihirinze wamwigishije wamweretse uko bigenda wamubwira amasaha yo kubyukira wamubwira iki cyo gukora noneho mu kumufasha ntabwo utegereje yuko azakwishyura niko kuri ariko twe turimo turasobanura uyu mugani bigaragara ko umuntu wakoze cyane akenshi ari utabona inyungu nyinshi zijyanye na cya kintu bari gukora cyane ubwo rero mu bucuruzi urwo ni urugero naguhaye ahubwo wakwibaza ngo aho ko ari mu bucuruzi tubonye no mu kazi wakwibaza ngo mu muryango bisanzwe bimeze mu muryango rero naho uyu mugani urakoreshwa birashoboka cyane buriya mu muryango ababyeyi benshi bitangira abana babo bakabarera neza kugira ngo bakure bakabarihira amashuri ariko aho bigeze aho bikomeye cyangwa se bararangije usanga akenshi b'abana bita nko ku yindi miryango ugasanga bababyeyi babo ntabwo babitayeho mu by'ukuri umubyeyi yararushye aravunika ubwo bihurira he n'uyu mugani birahura cyane umubyeyi niba yafashije umwana akamwigisha akagira ate navuze ngo ababyeyi akenshi bitangira abana aho ngaho ninde uri kuvunika cyangwa ninde mukuru ariya umubyeyi iyo arimo kurihira umwana we wafunga icyo kiradi twikomereze hariya tuzabikata mwana umubyeyi iyo arimo kurihira abana be urumva ni imvune arabambika arabagaburira agira ate yishyuye mituweli mineriva ibintu byose none ikintu gitangaza kibaho hari igihe wa mwana iyo arangije kwiga akabona n'akazi keza afite amafaranga usanga atitaye ku babyeyi we ahubwo akita ku bandi bantu akagenda akiryohera akibera mu mujyi aho uri kumva ko birahura n'umugani wacu birahura ni ukuvuga ngo aba bana arimo gufasha bo bari gusaruraho batabibye mu gihe wa mubyeyi wamufashije yaravunitse agira ate nta musaruro ari kubona nta kintu arimo kubona ahubwo aho ngaho sinzi niba wabyumvisha kugira ngo turebe noneho mu rukundo ho biba byifashe gute ntacyo gusa turaza kubaza mu badukurikiye hari igihe twaba tuvuga turi gutera ikibuye kigahamya aho kigomba guhamya baraza kutubwira ngo hari abaza kutubwira ngo muhamije cyangwa mutunitseho nari ndi kubabara niho bimeze gute baraza kuduha uko babyumva baratubwira muri babidusangiza waruvuze uti mu rukundo noneho urukundo biba bimeze gute ugiye kuvuga ngo mu rukundo naho uyu mugani uri applicable birashoboka cyane uri applicable cyane uri applicable cyane ariho bishoboka cyane ni naho ni interuro cyangwa inyito yavuye dusanzwe tuzi ziriya terimi yakoresheje umukunyi umuswezi uburyo bikoreshwa cyane cyane ni hano mu rukundo hano mu rukundo noneho biri applicable kurenza n'andi hose uti wowe ushobora kuba ufite amatsiko ariko abadukurikiye ntayo bafite ntawamenya hari umuntu ukunda undi ni urugero ni nk'urugero wenda ubwo byabayeho nawe araza kutubwira hari igihe umuntu avuga igitekerezo hano kuri kamera abantu badukurikiye ati buriya nabo byamubayeho nshobora kuba byarambayeho cyangwa bikambaho cyangwa na mugenzi wawe n'abari kutureba byababayeho hari umuntu rero ukunda undi akamwimariraho ibyo bita gukunda ukimariramo noneho hagashyira imyaka myinshi umufasha tuvuge dufata urugero rw'umusore ukamwimariramo ukamwitaho rimwe na rimwe waba ufite n'ubushobozi ukaba umutakazaho
sibyo ako hariho n'ababarihira amashuri nibyo ngibyo ndi kuvuga ubushobozi umutakazaho mu buryo butandukanye ushobora kumwishyurira ishuri ushobora kumurihira inzu ushobora kumurihira transport ukamushakira ukamuha ka gift k'imodoka sibyo ibintu nk'ibyo birahenze birashoboka urumva nyuma bikaza kugenda gute ariko ufite amatsiko menshi yewe urimo kuninza man urimo kuninza noneho nyuma wa muntu wafashije kwa kundi mu rukundo yaba amaze gutera imbere mwagiranye amasezerano yenda ni umukobwa n'umuhungu umukobwa wenda niwe uri gufasha umuhungu cyangwa umuhungu niwe uri gufasha umukobwa mukagirana amasezerano muvuga muti birashoboka fendefe bizarangira tubaye sibyo nyuma noneho waba umaze kugafata niko abajene bo babyita amaze kugafata mvandi babyita gutera inyuma akagutera inyuma hakazamo byabintu akagutera inyuma yo kuruhira noneho ubwo nyine urumva niba guteye uw'inyuma ntabwo aragutera uw'inyuma ngo abeho gutyo gusa adashatse umugabo cyangwa niba ari umugore niba ari umugabo ari umusore adashatse umugore agutera uw'inyuma n'ubundi afite ikimwongozo afite ikimwoshye hari akandi gasore cyangwa ari undi musore cyangwa undi mugabo cyangwa undi mukobwa babiri urimo neza akagutera uw'inyuma agahita yisangira wa wundi ubwo rero wakwibaza ngo kuri uyu mugani wacu ko ari ikibazo wa wundi waterese na wa wundi ushatse nyuma tugiye kureba kuri aya mazina yombi umukunyi ninde umuswezi ninde ni ukuvuga wa muntu warihiye ukamwitaho ukagira ute akishakira undi we wamurihiye ubu wararuhiye umuswezi yego wa wundi wamushatse nyuma wa undi wamushatse nyuma ubwo hari umukunyi ni wowe wihirinze ukishyura transport ukishyura inzu ukishyura minerval ugatanga gift ukagira wa undi ashakarongora rero wa undi wamusanze rero n'umuswezi wo yasanze yego n'umuswezi yego bo numva turi kujyana reka tukomeze hasi turebe n'abadukurikiye ubundi niki gituma ibi bintu bibaho hari impamvu niki gituma umukunyi aruhira umuswezi hari impamvu nyinshi reka tugerageze kuzivugaho buri ikintu cya mbere kibitera kutamenya agaciro kawe hari kutamenya agaciro sibyo ikindi kintu hari gukora ibintu mutabyanditse cyangwa mutabyumvikanyaho buriya ugiye kurihira nk'umuntu nk'ishuri cyangwa se umuntu ugiye kumuguriza nk'amafaranga sibyo mama ugomba kugirana inyandiko ase ubundi wizera uretse mubwire newsman ubundi wizera gute reka dufate urugero nko mu rukundo ni gute ubundi ushobora kurihira umuntu ngo nuko ngo mukundana warangiza akakwizeza yuko muzabana nyuma amaze kurangiza nta hantu mu byanditse igisubizo kirahari kuri Hope News TV ibiganiro twagiranye igisubizo kirimo reka dukangurira abadukurikiye kugira ngo bagende bashaka icyo gisubizo kirahari cyane ndabizi ariko iyo nayo ni imwe mu mpamvu ituma ibi bintu bibaho byo ko umukonyi aruhira umuswezi indi mpamvu ihari yo kwizera birenze urugero ntukizere umuntu birenze urugero ntukizere buri wese ntukizere uhari ajya si bakwambuye amafaranga unyibukije amafaranga yanjye kabisa ariko uriya mukoboyi azanyishyura mu buryo azakwishyura buriya indi mpamvu ibitera ni ukudateganya ejo hazaza mu kiganiro gikurikira tuzaganira reka abadukurikiye tubabwire ingingo tuzaganiraho tuzaganira ese kuba umuntu mwiza nibyo bikugeza ku ntsinzi cyangwa nibyo bituma ukundwa kuba uri umuntu mwiza mu buryo busanzwe nibyo bituma ukundwa n'abantu benshi tuzabiganiraho cyangwa se kuba umugome buriya tuzaba turi gukompara ibintu bibiri kuba umuntu mwiza cyangwa kuba umugome ni iki kiganisha ntacyo tuzabiza reka twiganiraho kumukonya reka rero dukomeze kuri iyi ngingo tuganira
kuri topic abantu twaganiye kuva tugitangira twabonye mu kazi ese biraplicable mu rukundo biraplicable n'ahandi hatandukanye tubona n'impamvu bituma ibintu bibaho none twabyirinda gute ubu rero tugiye kureba uburyo wakwirinda sibyo twabyirinda gute ese twakwirinda gute ntabwo twabyirinda byose ese tugiye kureba twirinde iki hagati y'umukunyi n'umuswezi ni iki cyakwirinda tugomba kwirinda kuba umukunyi ariko no ku muswezi wabyirinda reka duhere rero uko wakwirinda kuba umukunyi ni uko ugomba kumenya agaciro kawe sibyo gute rero ntukemere gukora ibintu byose nta nyungu ufite cyangwa nta masezerano nk'uko wabivuze nta masezerano ahari komeza ndagusubiza nyuma itonde gato uvuga uti niba ndi gukora serivisi runaka resiponsabirite zanjye ni izi ibirenze kuri ibi ngibi ntibindeba si ibyanjye kugira ngo cya gihe utarengaho ukaza kwibureminga cyangwa abantu bakakubureminga aturiya akaza kari kahembwa make ukora hari ukuntu ukora ibintu bifite inyungu ariko inyungu idahura n'akazi wakora urabyumva ubwo rero ikindi wakwirinda tubonye ko wakwirinda kugira ute wakwirinda gukora ibintu ugomba kumenya agaciro kawe kwa sibyo ikindi wakwirinda rero ni ukwirinda kugira ute kugirana amasezerano kutagirana amasezerano yandi uvuga ngo ntago ugomba gukora ibintu bidafite amasezerano sibyo ikindi ushobora kwiga kubika ibimenyetso uvuga ngo niba kubika ibimenyetso ibi bintu byose mu mwakoze mwagiranye amasezerano bya bimenyetso ugomba kubibika si byose yego hanyuma hari ikintu ushobora gukora rero cyo kumenya cyangwa kumenya abantu wizera abariho icyo ngicyo kirakomeye ntabwo cyoroshye kumenya uwo wizera ariko icyo kintu ntabwo cyoroshye kuko akenshi usanga twibeshya ku bantu twakwizeye usanga biba bigoranye kumenya ngo uyu muntu ni umwizerwa cyangwa se uwo mwizerwa usanga abantu bafite uturimi turyoshye na cyane ko watubwiye ko ntawe ukwizerwa uhari for sure ubwo rero kugenzura ngo umenye ngo ninde wo kwizerwa urumva biracyari ingorabahizi ariko tubonye ko dushobora kwirinda kuba umukunyi sibyo ariko hari igihe kuba umukunyi nabyo bishobora kukugirira akamaro tubwire gute urumva kuba umukunyi bishobora kukugirira akamaro gute nyine gute reka tubaze ikibazo ese kuba umukunyi hari akamaro byagirira umuntu igisubizo ari yego rero ngo haboneka impamvu n'igisubizo ari oya ntabwo haboneka impamvu reka dufate ko ari yego dufate ko ari yego uburyo kuba umukunyi byagira akamaro hari igihe ushobora kuba ukorera abandi turi kujyana niba ukorera abandi rero bakunguka nawe ukungukira muri uwo murimo uri gukorera abandi tuvuge nk'urugero ufite ubumenyi n'uburambe sibyo ariko cyangwa ufite ubumenyi nta burambe ufite bwa bumenyi bwawe kujya kububyaza umusaruro bikaba bisaba ko ubanza kugira abantu mumenyana bakakujyana niba ari muri construction bakakujyana ku ishansiye ukamenya ngo akazi gakorwa gati icyo gihe rero ni igihe ushobora kuba umukunyi bikakugirira akamaro hahandi ugiye gutangira umuyede kandi warize amashuri na bwa bumenyi bufite noneho uko witwaye neza cyagira umuyede niho hava niyo promotion bakavuga uriya muntu ko yari umuyede akaba ari guterura ikarayi nk'umuntu ufite ikindi kintu azi noneho wa mubosi wawe cyangwa undi muntu uri aho ngaho ufite ubumenyi cyangwa ukora akazi kari hejuru akawe akakwegera akakubaza ati ese none ko ibi bintu ko nari ngiye kuri toilette ngiye kwihagarika nkasanga itafari warikizeho kandi warikizeho neza ibi bintu hari ahantu bizi ukabona akanya ko kumusobanurira
ejo bikarangira nawe yagushyize kuri liste y'iki y'abafundi. Urumva icyo gihe kuba umukunyi bikugira iki? Aho ndabyumva kabisa. Kuba umukunyi bikugira iki? Kugiriye akamaro. Urwo ni urugero rumwe, hari izindi ngero nyinshi watanga zigaragaza ko kuba umukunyi bishobora kukugirira akamaro. Sibyo? None ahubwo twareba twavuga tuti muri ngingo y'uyu munsi nihire somo rikomeye abantu bakagombye kwigiramo cyangwa natwe ubwacu twigiye muri somo rikomeye dushobora gukuramo. Uyu mugani utwigisha gukora cyane. Yego bihagije. Nubwo abantu batangiye bumva kuti babagabo none wose ko batujyanye mu bishego. Ntabwo ari ibishego nkuko ago yabivuze, ahubwo agiye kutubwira ngo nirihe somo twakwigira kuri uyu mugani. Ya mbere, icya mbere isomo tugomba gukuramo, ubundi uyu mugani utwigisha ko gukora cyane bidahagije. Buriya gukora cyane ntabwo bihagije cyane pe, kuko hari igihe ukora cyane abantu bagahembwa nk'uko twatangiye kubivuga. Iryo ni isomo. Uraje wumve gato. Yego sibyo? Gukora cyane ntabwo bihagije. Sibyo? Ugomba no kumenya kurengera buri inyungu zawe. Sibyo? Yego. Ikindi, iryo ni isomo rya mbere. Isomo rya mbere. Icya kabiri, yego, ugomba guhitamo abo mukorana neza. Isomo ni rya kabiri. Sibyo? Yego. Ikindi, ugomba no gutekereza ku hazaza. Buriya hari umuntu ukora agakurana imbaraga zose ariko nta bwenge ashizemo. Ugakurana imbaraga zawe zose ariko uri gukora ibintu bidafite umumaro. Uri gukora n'abantu mutizeranye. Sibyo? Ibyo tutabikoze rero. Tutabikoze ushobora gusanga wararuhiye undi. Ushobora gukorana imbaraga ugakora ariko ibintu gukora nta hantu byanditse. Amafaranga bahembwe nubwo uri kuyita makeya ugasanga urahembwe nawe uragiye ushyize hariya. Utakaje ku muntu runaka, utakaje mu bintu bitari ngombwa. Icyo kintu nicyo. Kubaho nk'uzapfesha. Icyo kintu nicyo. Sibyo? Icyo kintu nicyo. Tugana ku musozo w'ikiganiro rero tugiye kwibaza ngo wowe udukurikiye cyangwa twebwe turi muri kiganiro turabitekerezaho iki? Wowe urabitekerezaho iki? Kuri uyu mugani twaganiyeho wowe urabitekerezaho niyihe arigima yawe nure ruhande rwawe wowe urabyumva uti? Wowe mugani. Sibyo? Wowe mugani hari. Twaganiriye ku mugani uvuga ngo umukunyi aruhira umuswezi. Waruzi ko mbyibagira? Naba nibagirwa vuba, reka twibaze koko. Sibyo? Hari igihe wigeze ukorera umuntu cyangwa se wigeze ukora ibintu bikarangira umuntu muri kumwe ari usaruye cyane rwose. Ntabwo mvuze ngo bivuge. Narigize ngo ntabwo komeza n'umusozi. Ikibi nuko nabivuga mu mazina ariko byabayeho cyane. Byabayeho ku musozo rero. Hari igihe wakwibaza uti cyangwa umuntu akubajije ngo hari igihe wigeze ukorera undi nk'uko wari ubibajije agasarura kandi atavunitse. Bibaho cyane. Ariko ndatekereza hano ari abantu benshi abadukurikiye rero. Abantu benshi ni benshi. Ahubwo badufashe bazakubwira muri comment. Mu ngeri zose wabonye ko uyu mugani uri applicable. Ntabwo nzi ngo applicable mu Kinyarwanda. Nyine hose urashoboka ahantu hose. Twabonye mu bucuruzi, twabonye mu kazi, twabonye mu rukundo, twabonye mu muryango. Ni byinshi, hari n'ibindi tutavuze, hari byinshi tutavuze. Bo muri comment baze batubwire. None nawe wumva ko ibi bintu ikiganiro twaganiriyeho nawe udushyigikiye cyangwa byakubayeho cyangwa uzi mugenzi wawe byabayeho, sangiza abandi ubwo buhamya, sangiza abandi ubwo bunararibonye bwawe kugira ngo bakoreshe. Arabisangiza abandi, yaza no muri commentaire akandikamo ati nanjye ni runaka mpereye ibunaka ariko nanjye ibintu byambayeho cyangwa mugenzi wanjye byamubayeho gucya na gucya, agatanga igitekerezo twandikire muri comment. Yarangiza noneho kugira ngo iki kiganiro niba yagikunze kimukoza ahantu agisangiza abantu bagikunde, ubundi muri commentaire batubwire ngo ubutaha mwatuganirira kuri iyi ngingo. Tugana ku musozo rero w'ikiganiro twaturiho kivuga ngo umukunya aruhira iki? Umuswezi. Ubwo rero wowe niba wakunze video kora like, share,
kuri na subscribe niba utawayikora wibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo uko dukoze ikiganiro umunota ku munota ujye ubona notification ikubwira ngo dore Home News TV ikiganiro kirahageze. Yes, mwakoze kudukurikirana rero nuko nguko byari byifashe by'umugani tubafitiye indi migani myinshi tubafitiye ibindi biganiro byinshi ariko please comment zanyu zirakenewe mutubwira buta muzadukorera ibi muzatuzanira iki uramutse hari n'umuntu ushaka kuzanira cyane ku migani yago muzana cyane ku migani buriya dufashe umwanzuro yuko tugiye kujya dusaba hari imigani bikomplitse nk'uyu mugani urumva ko byari bikomeye kuwumva uramutse wumvisha wagira ngo ni igishego cyane rwose ubwo rero muri commentaire watwandikira tubwira ngo umugani uyu n'uyu mudufashe dusobanukirwe nayo duhari ku bwanyu igitekerezo cyanyu ni itegeko kuri twebwe. Yes, bye ciao